Yesu mwana. Aya mazi igihe yagiyeho ntabwo barayateka. Uko Kararisa? Mana, buriya wabona ari kirimo ari muri filime yewe. Igihe nawe ntabwo amagara ntabwo wanyumvaga. Ntabwo nakumvaga. Ariko mana nazize iki? Mana wazansubije iwacu. Ubaye iki? Ubundi murumuna wanjye ari Nyine ubaye. Murumuna Kandi wanjye ubaye ari ariko ubundi telefone iri? Telefone abona ko ufite ibigera. murumuna wanjye ari Nagushobora no kufungana reka njya kubwira nyakora maza kwego. niwe nshaka. Sheri? Nshaka murumuna wanjye. Shari. Ese sindaho ntacyo ubaye. Cyo urya gukuramo iyo myenda. Muri tamaza kumenetse burimo muri. Reka. Ubaye iki? Urabona mwitse. Yindi. Wowe. Ikarigiye mu mama wawe sinaki murengwe wawe. Dara yimba buri Ubugome bwawe ntacyo buzakumarira. Iyi mbabura dema gupfusa sifatisha nozo disivana. Ubugome bwawe ntacyo buzakumarira. Ngo urasenga kandi wishushanya. Nikaza. Ubugome bwawe ntacyo buzakumarira. Komeza uceze aho birakureba. Ubundi papa wanjye waraza ryari cyangwa mama wanjye mubwira ibintu bimbaho. Reka mbanze no kureba yuko nari nanamuhamagaye ko adahinguka. Dore nguyu. Papa, wakaje. Ureba ukuntu bangize. Dore nguyu. Papa. Papa. Ibi ni biki? Dore wa mugore wawe yamennye amazi araranwika mu mugongo wose ntabwo ndi kubasha guhagarara. Reba. Reba nawe. Biberi wanjye. Reba ukuntu yangize ndi kuzibira. Oya. Papa ntabwo ndi kubasha kugenda ncumbagiza. Mwana neza ariko fata gutya. Ngwino hano mwana wanjye. Ibi ntabwo nabyihanganira. Mama teta. Waranwitse. Mama teta. Uri? Yesu we. Nuko agira undi mwana gutya. Uri? Ndi kwiga papa. Wowe batarabikuje. Mana yanjye. Ari kukoza. Dore nararyamye mu ntebe. Ya ibi byo ndabirabyo. Hano we. So rero mbwira igiriya muri Kameruni. Sha mama ni ibibazo Ariko siko nde wahendukiye igikara mwana wa. manuka aho ngaho utagwa ndabona. Ese ya nzobe yagiye hehe? Tugeze. Muraho yemwe. Ni bande? Ni mama Clarissa. Ni mama Clarissa. Tari tubasuye. Karibu. Yego. Wana. Na Bera namubazaniye. Meste se shari sawa. Bero. Nuko abyibushe. Kwabaye inzobe cyane. Shabya wapi se Sharukira kubabarire. Nyabura yiwacara. Amara kurabaye misi. Muri Kameruni bamuhinduye igikara ariko yitwaye nk'abazungu. Mami mbabara mureka kuntera isoni. Oya. Bari karibu kuntera isoni pe. Karibu. Ibi ntabwo ari byo. Mami ngena ndi kwiga. Ngenda kwiga ni exam itadi. Niko mama teta ibi ni biki? Ibi ni biki mbona hano? Ibi ni mbona hano wapi? Ese Karari nuko mami yakugize. Ndagize no mwana. Sohoye hari hanze. Ngenda ndi kwiga Karari nabyo Ngiye hambaza cyucye korano mu mugongo wumva ukuntu ndi gutondeka. Ibisibe. Mami mwapfuye. Reba ukuntu nabaye. Mami se mwapfuye. Mama wazi ko ari umugome wundi wagwa wowe ubundi mushobozi w'iki. Ngenda ndi kwiga.
kwiga ntabwo namenye ibyabaye dadi mama wawe ubundi wowe umushobozwa ikireba ukuntu nabaye njye nishakira na mama wanjye ngo nitahire iwacu iki wundi ibyo uri kwigira niba urebe uko wagira shabure muvandi mbese kuki utamamagaye njye ntabwo nandi mu cyumba mama wawe yafashe igitambaro apfuka mu munwa haguruka njye nishakira no gutaha iwacu umwana we kare ni kuko mami yakugize ubwo murambiwe wamubwiye akazi iwabo ni ibinyama turebe nyine shamami ni ibiki byawe reba ukuntu kuri ko Imana yamugize nyine ni ibiki byawe shamami uri umwana mubi ntabwo nanditse ko karasi wamugize ariko ni kimwe mu njye nandi kwiga kwandika examen ntabwo nanditse ko byagenze mu nda ndumva mu nda mbere se mami ibi ni ibiki biri kwa muri iyi nzu koko nyine ze ni ibiki reba ukuntu wagize umwana w'abandi ni ukuri se mami udashaka umuntu wamubwiye agataha bibaye uhehewe we Mami. bibaye gute mu nda bimeze nabi sheri ndumva mpfuye ntabwo mbizi mu nda arimo kunjyana umushyitsi wanjye dadi njye nagiye kwiga mama aryamye yanabitaka mama wawe mu nda hamereye nabi nawe nimba ushaka gutaha uvuga utahe yewe kugira ngo nkomeze gutotezwa n'uyu mumama wanyu njye nataha iwacu kuri kose sinzi icy'umwana no uzi amazi amennye ntabwo hashyushye nzi icy'umwana atugira sinsotsa ntabwo tutasize ndimo gutengurwa ntabwo se gute karasi abaye no se karasi ndumugize none se ubundi turacyararana wowe ntabwo yampaye akazu kahari nsigaye ndarahara hanze kuva wajya mu ntara iyo mugiye kuryama ko mbere ko tuvugana sheri wari wumva ariko n'abakurikiye urazi ko nk'umwami wari wabona n'abakurikiye nyine ntabwo nyirara mu nzu rero amakosa ese aho ngaho naho wabaye icyangwa niho yankubise umuhini cyane ni cya kigali cyanyu muhora mu ujya yafashe cya gihini cya kindi kibara mu gikoni nawe rero waba nyumva mwimfatanya n'ibibazo nibereye mbwire nigendere dadi reba ukuntu yamugize no kutimana sha dadi mami wamukomerekeje cyane mwana ese iyi nda yaguteye umushira weteta wewe namuzi kana wowe cece ogo ndana piyemo itusokanze sokanze kare kirana kumenya ikintu upfa n'ubuzima bwanyu icyo mupfa mumenye kuko igihe ibintu ndabirambiye ntabwo ari byo ntabwo nzabyihanganira ntabwo ku kazi apfa kubona wari wajya kugurira abo singibugurira apfa kubona niba uno mwana atwite amubwira ngo anyange apfa kumbona akambwira nabi apfa kumbona akanshira mu maso sigemura mu makimbirane none se apfa kumbona niba uno mwana atwite amubwira ati anshire apfa kumbona akanshira apfa kumbona akambwira nabi ntakimana izamwembera ibyo nakoze izamwembera ibyo nakoze nishakira na mama wanjye nitaye iwacu ibintu bya kera cyari bigeze hari icyo uretse wowe telefone yanjye ireba we teta karami papa zariya telefone yanjye ntabwo muzakora ifoto irimo umugisha nawe rero wampamagariye mama wanjye wari uzi ibyo yara ahubwo mama wiwe si yaje wese mvugishe mama wawe ari yaje yarari yanze ahubwo numvishe umuntu ambwira ngo urabona bano bantu ntabwo babana reka ndebe ahubwo se hari umuntu wakomanzira mu rugo ntabwo wari ubabaye nabi ko batatwumva amashuri yego ni karibu ni karibu ko mutatwumva igihe yego kabare yaje ni tante muraho mukomere cyane mukomere cyane ni karibu karibu Mesi sheri dore umudesperada umudespora ni ibiki se kandi mbona mukobwa wanjye umudespora unasubiza se anko wawe umwana wanjye yabaye iki ndebe abagore bacu bite mwana wanjye muraho amakuru utabasiriye muraho reba mbere ukuntu yanganye we nubwo neza neza
cyane abazungu amayero n'amadolari tugiye kuyaza abazungu ndateranye mama Clarisse oya ibyo ugiye kubisubiraho yewe nibyo usanze ndimo uyu mugore nimba nanone atankundira umuryango agiye kuzicwa n'ihorimo uyu mwana ni iki cyane uyu mwana yarumwe n'ibiki ibise bibaho mami urabona uyu muntu bamuye ubwo paketa ibisebe by'uyu mwana bimeze bite yaramfashe arankubita arankuragura dore nawe ejo bundi yafashe igihini kibara mu gikoni arankubita iyi si inshuro ya kabiri nsanga umwana wanjye ari mu magogo ubu nsigaye ndyama mu gikoni yanandukanyije nawe mwana we uriya mugore wa musaza wa mama wanjye Sana ko ndeba ugiye kuzapfira ugafata umwana ungana ukunguka ukagira gutya none se ko ndebaye guko wari winyariye se yane yari yapfukamishije ara mu byondo yankubitaguye yangana urabizi none se izi ni inkari cyabo n'amazi amaze kumenya ndumva ntari kubyumvisha umwana kumurera byarakubaye ari we wenyine mondiye hari igihe wasanga ari indari umutima urandebera ukuntu nawe bakugeze tabara umwana wanjye ari uko ibingibi tubibonye niko uyu mwana yabaye ugaragariye amaso rata mukuru wanjye mama wanjye narabimubwiraga akambwira ati ngo ndi kubateranya abona musaza we none harabyiboneye yuko nagowe uyu ni umuzimu utunze mu nzu si n'umugore nirwaga ndababwira mama sinabikubwiraga narabikubwira ati ndakubeshya njyewe nandi muri mashini nsanga Clarisse ngo mama aramutwitse ngo umushyitsi w'amazi usakuzanye ko wowe dadi nawe rero sinzi ibyo mama mureke mbabwiriza aramondagura ngengenyere reba uko umwana wameze gusakuriza umubyeyi ibi bintu ntabwo twabyihanganiye ibintu bikwiye kujya mu buyobozi kuko umwana wanjye ari cubwa agashira ni wowe byose kawe umwishywa wawe aza kumenya gitera ibindi bimukoreye yesu we wagira ngo twatumanye Yesu ashimye yaje wageze kare ntagukuwe wagira ngo aruyereka muraho neza yo mukomere cyane umwami Yesu arakurira cyanditse no kuko Yesu ahagutanze dore uyu mwana yabaye iki rero umukobwa wawe ukuntu ndi kubika wabaye iki warushaka ku Kigali banza wicare muraho neza icyari uraho nawe warushaka ku Kigali ushaka kunyuze bitagiye kunyikira n'abana uyu mwana yabaye iki ko nta muryango yamutwitse afata amazi bashyushye none se urabona ibi byagarukira ahangaha tugomba kujyana mu buyobozi duca umuco wo kudahana guhamagara urabona niwe mukuru mu muryango urabona murumuna wawe nawe ibi ntabwo yabyihangana ntabwo yamaye umwana we ngo aze hano aze kuba igitoroshyo basa ntibajyaga babikubwira ukaberekeza iryo shyano ryarakuroze cyane ubundi wakwirukanye ishyano tukagushyingira umwana wabo nta kintu akanzabarariza bambwira ngo njye kubogereza njye kugira iki byose noneho uriya mumama ashyushya amazi ayamena urebe ukuntu amazi buzi arayafata arayashyushya arangije yakumenaho ceceka avuga utari nigo ariko wawe yaraye umugari none se yareje kwitonyera gutya atari amazi yarandi kwiga none se wari uri kwiga ari mu nzu ni Imana ngo arareba hanze njyewe
njye nabibwiye ko wanjye amakingagurira abaturanyi bahariya nibo bangirira ibakama ibiryo yaransohoye andyamisha muri dushe wabyaye umwana utazarira none se ko naje bwa mbere nkabunga naraje bwa mbere ndabunga ari gutoteza twitwa n'ibiryo none nsanga none yarambwira ngo nzajye ngo kubaho hariya ngo muri dushe ngo ndi umurozi njyewe nyiri finali yo kubahangara kandi n'ikindi gihe ntabwo wamurereye ahubwo wareze kuri umubyeyi gito umubyeyi koza amazi akamubwira umwana umusizano wawe umwana kuri umubyeyi ubwo se kuvuga ngo uratwite wabona ari n'igipirizo yashyizemo n'igipirizo ngo aratwite ngo aratwite niba utwite utazi gufata umwana uzi neza uwo wawe uzamufata neza wagiteraho umugeri fata umwana nk'uwawe ubu si mu maduka turacyabahaye inzikazi ariyo nda naho ubundi ntabwo wayimuha n'inyoni mu bukwe bwawe ni mikoro papa teta papa teta yewe ese ntabwo wari ukumbuye bera ntabwo wari ukumbuye bera ntabwo nari ko abagore b'inkorano bakiri nawe urabona n'akumiro k'umugore niba natwite niba ari igipirizo birimo ntabwo tubizi ariko bakubwira ngo ikintu tugiye gukora ibi bintu duca umuco wo kudahana sibyo ibi ntabwo twabyihanganira teta nubwo ari mama wawe ni muramukazi wawe Ketura ninjyanire Ketura naramubwiye ngo itetezo rya mamina rarihaze ndayimubwiye nga kunyumva na bere yanaje gendigira mu bavandi oyigira mu bavandi abantu bigize ibisare babe bisare ntabwo ngende ubane nawe ntabwo washyigikira ibi bintu dadi yamushyigikira kandi ubushize dadi yabivuze nabo ngo ntabwo yari azi ko ari dadi yaramubwiye uratumva nkubwire urajyana n'uriya urumva kandi mama watwite noneho azashaka umukozi mama warishoboye igihe bamufashaga ntayabyemere umugore wari kumubwira ngo najye kuryama akabakora ikintu nakubwira ya dispensaire igira ubuzima hano hirya mwisengeneza wanjye ndamubakura mufurane n'umugore wawe ibi turabijyana no mu buyobozi tugomba kujya mu buyobozi mubanze muhamagare mukuru w'umudugudu azane amaraso mugende barashize hano ku meza imbere bose bajya kuba barangira umva nkubwire wivuga ngo uyu ni umugore wawe urumva ni abana banjye aba ni abana bawe uyu arimo arapfa yuko sibyo uretse ikintu ndashaka kukubwira duce umuco wo kudahana turajya mu buyobozi turajya mu buyobozi bakurikirane kino kibazo kuko n'ejo aragenda asanga reka abanza ajye kwambara imyenda yanjye yarayitwitse yego mana yanjye mana ya Aburahamu uzi ibintu by'ibishwanga hariya yabambaye imyenda yanjye yose uriya mugore yarayitwitse yewe reka nigende ntabwo atinda yirumishwa amakara akirumishwa ejo bundi azakubwira ko ashaka inyama inkozi y'ibintu ejo bundi azakubwira ko ashaka inyama nanjye nawe ukumva tunatwigendere mukuru twe turagiye ngo sigara uhugura birakwiye reka reka mazi urananiye ntabwo ari umugore n'uzi umugore gica kuko umugore ni umugore ugiye kunamukana n'umuryango neza neza nakubwiye ngo umugore aca umuryango niba ntaca umwana ntabwo ugomba kuba nyakamwe ndakwiyamye ese buriya hari indera wabahije ngo ko uyu ari musaza wawe urabona iki urabona urwitwazo inkweto icyambere bajya bavuga ngo umva nkubwire baravuga ngo roho nzima umva roho nzima mu mubiri muzima urumva niba ushobora gufata umwana ukamumenaho amazi ashyushye kandi warangiza ukavuga ngo uratwite ese ejo uzi niba uzajya kwa muganga ukavana mu byumweru bibiri wari wabona atamenya ntibagiye oya n'umugabo se uramwirukana nese mami bareba bakira teta we teta
amagambo uvuge hora wa Clarissa mumugejeje imodoka igiye kubafata genda ukomeze nabanyogosenge wowe ngure uko bameze uzabona ko nyoko ukeneye ko bera mujyanye se nari kubigenza usibye ko nyoko uzabona ko ukeneye nyuma uyu namuvunira umuheto usizipa ariko nawe uracyavuga mu bantu urabona ibintu wakoze by'ubunyamaswa byihorere twese nimumfatiranyije bikomeze gutya ngenda shaka nanjye kuva muri urugo rw'igenda mwese mugende nababwira iki impamvu uvuga gutyo rero reka nkubwire wa mubyeyi nuko atari wowe batwitse yaba yari wagira ko nawe washatse ufite umuryango narashatse ariko sinafata umwana baravuga ngo uzaganira iminsi imbere urumva fata umwana wawe uzaganira mwahuye nawe kuko baravuze ngo umwana wundi abishye inkonda nako ngo muzahurira imbere oya isubireho ejo itazabyara umwana n'umujyanye ese ubundi ninde uzakurerera ejo uzarererwa nande nyine ejo uzarererwa nande ninjye uza akababaro mfite naho muma muransiga icyo mwifuje uko nayandukanye umwana ukuvomera umwana woza ibyombo umwana uteka umwana ugufurira umwenda nutisubiraho ngo ukire birarura suko ubigenje suko ubigenje na mushiki wawe uzareba hano hanze aragutegereje komeza wigire ingagari wigire n'icyo nazi ko ntago ari byiza menye ko ari byiza babarira nese mami nanjye wandakariye tuwa umwana wawe mami wawe se urabona umusibo atari wowe ejo nawe bakagutwika eraga nawe ejo azagutwika urabona uyu nguyu agifite umutima nawe ntawe ukontorora bigasaza iryamye wagira ngo nta n'icyo ndareba ngasanga ubu burwayi bwawe uriho uradukina utubiri atarwaye se tate reka nkubwire ubuse yagize imbaraga zitwika umwana none ararangije araryamye ngo ararwaye bari banzigira yari yagiye kwa karinga bakabimana